kandi nanone bya bindi byanyu ibi bintu ntabwo ari byo nakubujije. Kwanza wowe ugiye mu ishuri vuba vuba bane wagiye. Se wagahungu koko mana yanjye abakobwa wagira ngo barakuroze. Ubu ngubu tugiye kukwirukana none wigarukiye gushuka ubu wongeye uze kumushuka se koko tuzakora naherekanye ndi kubareba navuye hari inyuma ngira narebye ibyo murimo byose none ushaka kumbeshya isonga hari ikibitwaye se niba mwe mukora iki ababonye ibyo muri gutereta nako wamushuka ushaka kurura rwose uriya mukobwa burundu uriya mukobwa pe abaye ikigoryi hejuru yawe ntabwo agiye kuba ikigoryi agiye kuba iki agiye kuba igicucu rero njye mbizi neza yuko nindamuka mvuye ahangaha n'ubundi ibyo mwari musanzwe mubona n'ubundi bitarahinduka yahita bivuga kuko birajyana nawe kuko si njyewe hataba wowe ninde so wazanye ibi bintu by'uburara mu kigo ahubwo tutangiye kuzana uburaya nazo ubwoko bwacu umva nta mbabazi zindi pe watashye iwanyu ubundi mu ishuri ugira amanota angana kandi ukuntu mwatsinze ushobora bakupeye wowe dore abandi bari kwiga bicaye hano hanze ugana mu ishuri vuba bera bite makuru meze neza urabona ukuntu ugiye gutuma birukana kekara gutesa ubwo ntabyo uzi se ndabyumva ntabwo mbizi uriya muhungu muba muri kuva mu gitondo bureke ranshi nimugoroba kandi agiye kwirukana kubera hejuru yawe nyengeye kuba ikibazo cy'uko bagiye kumwiruka cyane rwose ese ko mu kigo ntabwo byemewe kuvugana n'umuhungu Fabiola waritondaga reba mama wakize ahangaha wibuka amarira yarize kubera wowe ntabirenze gute erega ntabwo ari singo none se niba mwirukana uzasigarana nande ndabizi neza ntabwo ari umwiruka uzashaka undi se basi okay ndamukurikira oya ntabwo reka ntabwo uzakunda kurokrasi si byemewe se oya mubigerageze gato murebe kumwirukana se urakora iki turajyana Fabiola ko witondaga ufite icyo ikihe kibazo kibazo Fabiola nyine ibyo nakubwiraga ngaho genda usubire mu ishuri kenabi sawa ariko urange ntabwo ndi kwibaza ikintu kiri gutuma agiye kwirukana keka ariko nareba ndaza kubiganiraho na animateri we Dax muze hano ni byiza makuru cyane n'ibisoro n'imitsi ko muri ndikora muri kwitwara nani ikihe kibazo Fiston na Dax ko muri babiri byagenze gute se ko nzi ko twitondara ngaho ku mpapuro ni zeru gusa ni urwacu cyane ejo ndi twujujera nanjye nibyo narinzi ku mpapuro zandi zawe ariko mufite abandi barimo hari babigisha atari njyewe turabafite ariko nawe uratwigisha mugiye musuzugura se oya ntabwo dusuzugura pe oya pe ntabwo tuba muri tutazi ino minsi mufite ikigare ejo bundi kandi twarujuje twari muri 15 kuzi uriya rupapuro ndarutanze na animateri se ni chef wazizanye ngo waruzimuye ngo ziduhe wowe usigaye ujya abafite menshi noneho kandi niho tuma Dax akora ibi byose ariko ntabwo ndi kumva amakosa twakoze urumva iyo duhamagaye hano haba hari ikintu gikomeye cyabaye habaye nyine ikigaragara mufite discipline nkeya yesu conduite noneho nizera amanota yanyashize burundu Dax mbere ko mwumvaga mutarajya mu bakobwa byagenze tica ntabwo abakobwa twagiye ibaze kuri conduite musigaranye zeru igihembwe kitaragera no hagati suko byagenze gutera kunzi ko twitonda tica nyamara n'umuntu waduteranyije natwe mwebwe hagati yanyu nimwe muzi igisubizo cy'uwo muti ese undi twabonye ngaho ikibazo ntabwo ari amanota kuri conduite noneho baratwiruka burundu ahubwo twakoze iki tica ubwo ntabwo ari umuntu wenda tugambaniye wenda akaduteranya nawe byanga oya ntabyo kubiteranya nimba muri mufite genge muri kugenderamo ntazi ukuntu imeze mufite discipline nkeya abafizo ni inigada ntabwo bigize abafizo ni iniga nta kibazo cyabo wacika bara namaniga pe bara nta kintu batwaye bafizo bara ni inshuti ni inshuti pe ni inshuti zisanzwe bara namaniga ushaka kuduca ku inshuti se cyane rwose ngo marire iki nibidakunda
bamwe muri yaba mwebwe yaba bagenge bafize bamwe muri mwe muzataha burundu kandi ntabyo kongera kugaruka bazatashye harya ngo bazatahe oya bishe nabi ariko mpungu ni Fizo ndi kumva Fizo Fizo ni imiga. Fizo ni ubigisha ibyo byose kuko Fizo atarakurasa ngo azanga nitwaraga neza mufite discipline mu bambere mu ishuri Niyo mpamvu nyine twari impuza twari irinogi. Ubu dusikitura abasitari mu kigo baratuzi. cyane Wenda akantu ko kubona zero nuko wenda kadashimishije. ibaze Ariko ku bindi tuba twagerageje. oya pe Akadisipurine. Fizo we twamukuye amaboko Fizo ntiwamugira inama Fizo ntiyumva Fizo ntagira iki none namwe yarabanduje Ko mbere ntaterezaga. Nkamutsigaye intebe zumva disipurine itaraje. kibazo se nimba utebeza hanyuma kuri conduite kucyo ugiraho ze Naho ibyo ndi kwibaza. kuko conduite nawe uzagenda ujya utebezayo Urumva batangiye kuvuga ngo bagiye kutwirukana none uracyazana imikino. oya ibyo bintu muri kugira ngo ibiri seriye mwana nicyo kibazo Icyo tugiye kwitwara neza. muzitwara neza se gute Bafize mu birukana. bafize mu biruka Babirukanye babirukana twasigara he so tubabarira nabyihangane tije byihangane wenda nawe tuzongera wenda kujya twitwara nabi cyane wenda kwitwara nabi sinzi ukuntu washatse kubivuga kwitwara nabi ikibazo nyine hanyuma n'imyitwara neza amanota yo kuri conduite muza hari ikindi gihembwe aha Dax na Fiston nzaba numva ibyari ngaho n'imigendere ushaka twigendere gusa nyine akazi keza Sam urakoze n'amasomo neza bya ni discipline pe n'imvugo yabyo mana yanjye ntabwo nzi ko amaherezo yabyo ukuntu bizagenda ariko ni mate biraho ko birakwiye ko Kekara mumwirukana tutamwirukana ni ikinyamafuta rero oya mugomba kubanza mwabyigaho neza akenshi na kenshi uri gusanga ino ni kesi ndende cyane no kubanza mwakora iperereza ntabwo bikwiye ko mutamwirukana nk'ako kanya kuba ari kesi ndende niyo mpamvu nyine twakoze iperereza we nta kintu waza umbwira ngo turahinde none si ikibazo ko agenda n'abantu benshi ko mbona nitonda itonda he genge yabo Kekara aritonda pe ukurikije n'abandi bantu kumwariza genge yabo na kari agakobwa wenda nyine kuba n'umukobwa afite ikibazo ntabwo ari Kekara gusa pe ari aho ngaho bose mwakabiruka azi ko naje no gusanga nk'amanota agira aba yikopereye nta bindi akopera gute agakopera ahubwo uriya mukobwa we bize nimba ari ibyo oya muzi bose muzabirukana ariko mwere kuvuga ngo Kekara ngo umukobwa ngiki uvuze neza ariko buriya ntabwo bikwiye ko muhita mumwirukaniraho mwanze mutekerezeho neza bombi mubicaze niba ngombwa bazanye n'ababyeyi babo ariko ntabwo ari byiza guhita mufata umwanzuro ngo Kekara turamwirukana ababyeyi be ntibabizi ababyeyi bazi ko Kekara yitonda ahubwo uriya mukobwa w'ikibazo wenda we birumvikana ko ababyeyi bakunda kuza hano ku ishuri ababyeyi barabizi ko yitonda kuba yarageze hano ku kigo agahinduka se bivuze ko yitonda oya gusa Kekara n'uya Fabiola baratandukanye Fabiola ababyeyi baza kwita abangaha buri munsi Fabiola bamufatanya inzoga Fabiola bamufatanya ikindi Fabiola agira amufite benshi cyane ariko Kekara we ntabwo ababyeyi bari barazanganira mwebwe muzabanze muganize ababyeyi babo mubicaze mwicaze Kekara ababyeyi ba Kekara ababyeyi ba Fabiola bombi mubicaze sina ngombwa ngo ababyeyi be baze hano ahubwo iyo ukoze icyaha gikomeye nta bindi bintu byinshi master aba yaranzuye ko ugomba kuduta hari ikindi nyine ikibazo gihari kwiruka ikindi kosa rya mbere mwakora cyangwa se muzakora cyangwa se mutazanakora kwirukana umunyeshuri n'umuteye mumwirukanye burundu ababyeyi batabizi ayo ni amakosa ya mbere ese mumwirukanye akagira ikibazo mu muhanda yego ese n'umwana wo ku buryo yagira ikibazo mu muhanda yazanye nande aciye mu muhanda imodoka ikamugonga neza ajya kuza yazanye nande siyizanye oya ibyo ntabwo byumvikana muri abayobozi ariko nyine nawe mushyiremo tolerance oya ahangaha ni materwa mugiye kugira ngo mubitekerezeho nimba urabiganaho na master ubwo ntabwo nzi ukuntu munabigendera ko nyine mumagende mubanze mubyigeho se izo muba ndi kumva bagirira umuhungu ntimwenya bake erega Kekara niwe munyeshuri mfite utsinda mu banyeshuri bose bigira umuhungu yatsinda cyane pe bakwiye gukurukana n'abakobwa bagira ngo baramuroze ugatsinda nange sinzi ahubwo bari abandi bitonda bigaragara ko bitonda nk'aba Fiston ba Dax bariya we ni kure pe nta manota yabo muri discipline ni zero ahubwo ntacyo ugiye nanjye nigende bitekereza ariko nyine umwanzuro urabyumva okay nari bire ngo muragenda mubitekerezeho ubwo ni 50-50 ariko amahirwe menshi 40%. oya pfa kuba mwabitekerejeho gusa ibyo birahagije nta kibazo Sam urakoze
Fabiola bite Ni byiza. makuru Neza. okay mvuye kuvuga animateri kekara 50% bashobora kutamwiruka gusa nyine mugomba kwitwara neza ukuntu ko mukonjera n'amanota ko nkawe Usanze arengana noneho. oya ntabwo ndabimenya neza gusa nyine sinzi ukuntu bari bubiganireho n'ababyeyi biwe hamwe n'abawe ntabwo ndamenya conclusion bari gufata Ko ndumva ari process ndende nta kibazo. oya gusa nyine byo mugomba kwitwarika neza nyine basta abayobozi bakabona ko nyine muri kwitwara neza kandi mukagabanya ko muri kumwe n'umusore Kenari. okay so bye wasawa neza kagungwe ntabwo bakirukana Kandi nako wa muhungu ese ubwo umuntu mwita gahungu muramuzi. oya ni umuhungu Ubwo uduhungu kari mwebwe. we ntabwo dagahungu reba kwisi reba kwisi Mani ngiye mwerutse wakwiruka. ashaje ibintu byibare mwana we nubwo ari muremure ariko Ushaka kunkanga. agarinda wenda reka tubyihorere si ibyo twabanye nyine umunsi nta muhungu mwiza Shameze ni siko kiburyo mamwifuza kumenya uko ameze. nuko nawe mba nifuza kumenya uko umeze. Reka. nawe mba nifuza kumenya nyine ukuntu umeze none igihe wari wararwaye twe twaribebye Ko mutansuye. taraducitse Mutansuye. warabyibagiwe batwimye uruhushya batwimye uruhushya Oya warabyibagiye. yarabyibagiwe Eh. yarabyibagiwe nabyibagiwe ariko ubu yari kuza Sibyo rata. mwana batwimye uruhushya ubu yari kuza ko nawe ntabwo warwaye igihe None hajya wari urwaye iki si ngombwa ngo mubimenye. harya Biri pre. natwe si ngombwa Kariya gahungu gukurikirana mukundana cyane nako. ahubwo ntabwo kekara bamwiruka Bamwirukana rero iki? kubera uburara Se yaribye. hakuze uburara bafite Ubu rushobora se ne. uburara twebwe dufite uburara ariko ntukabona umuntu ubona yarabaye igenge fizo ni umwe muri barumuna ba yesu Yesu we. imana yohereje Yesu reba kiriya kirusu ni icya yezu muri aka mubwira nanjye dukora ni bogari kandi ndabizi ukuntu bogari Yesu arusha fisana boga. tujya tureka kubeganya mana ntukageranye bike na tankereyo Jesus. None mutangiye gushyira system. Ndabizi neza mushaka gahunda na kera cyane. nyine se ubona hari icyo abatwaye Ntabwo nzamukunda. uzamukunda ye Ntabwo nzamukunda. kubera iki Noneho ntabwo Ubundi si nzamukunda. umwanya Siko mva muri kumatira kumukunda. oya ubundi nyine nshaka umwanya iki kumukunda Simukunda sinanamwanga. nyine se umuntu Ubundi urabona Simwanga simukunda Aza n'inshuti yanjye bisanzwe. ubundi uza abakobwa mugwana uburyo bangana Okay nabafata umwe muri bo rero. uriya kandi ashaka nawe wowe Dukunda turangana. oya nyine agukunde wenyine Nyine narafashwe. kandi ibintu uri kwigira uzabyicuza reka nkubwire ibi ngibi uri kwigira tucyumva ngo bamwirukanye tuhita dushaka aho kunywera tubyina ni wunjenje ibi uri kwigira tuzarya show mana Gusa nyagasani muzungukira he? uzunguka yuko na sefebe n'umubura igare guhita usanga fizo Bw'izo mpamvu ntahazajya. ubihagaze wese wowe tica Gahunda ni uko Uri agenda master se. tukajyana. Tuzajyana. uzajyana Tuzajyana. agiye mwajyana ukagaruka Maze ndeba muzungu. azajyayo Ujyayo. ujyayo ngo azaguha ujyayo shana ahantu uzajya Zarakaza shari. akurukura ni ndogo Ugomba icyangombwa kuguma muri iki kigo. ndogo icyangombwa dore se Fabi uri kumva ndogo icyangombwa Ishure na privé zihari kandi privé zisaba izo prive rero ntabwo izo azajyamo kubera iki papa ataye kujyanyuma mbere se Oya. Nakora nzi icyo nshaka muri iki kigo. washakaga keka Cyane pe. oya urabeshya hariho na keka rwaje mbere n'inde Twaziye rimwe sheri. mwasi rimwe ariko ako ntukabye wibeshye ntabwo mbere mbere ntabwo nagupezaga asasaziye mu kigo yameze mu bwanwa kandi ari umukobwa mbere se nagupezaga Nari tuzajya privé. ubona nde Gera keka. ahubwo reka mbereke fata umwana hakiri karagahungu karako mu bageni Ibya kankaro bireke. Kubera si fiza. uriya wiyarikira buri wese aho Reba biriya biriya fizi wabona Reba biriya byangwa nabakene ntawe itamo hano umukene urimo ntawe. oya ariko twese ntabwo dufite ubushobozi bungana Papa wushyira mu minerivare. buriya nubwo abantu batunga imodoka ntabwo ziba zingana shaka ubushobozi. fabera amenya barakaroze ndakakubwira Ubwo waramumpaye ariko. aya barakuroze Waramumpaye. niko tukunda umuntu bigeza Ngenda mukunda gukunda. hasi uri umukunda kanga Ahubwo ndabona ibintu byanyu nta kintu kibiri burya mubwira ubugoryi ibintu nyine numva bidasa. okay nari ibintu katubyoroshye tuvuge ibintu bizima mbere rero no kuganira nawe hari igihe bigira reka bikarambira reka teke kugora ubuzima keka arakeka Iki? mwangana umwange Nihangane mwange. nakutamwangana n'imbivuze abundi Ibyo nibyo oya nyine mwese tuganire ni munsi nyine y'umunani ibintu bizima muri cya gihe
ndetse mwibutse hari igihe mugeze kubabona babasohora mwaye muri kuganira ikindi mudakunda mukunda Fizo arabasohoye muri kuganira sha muri uko hanze murakomeza none burya wigira gute muri ibicucu mwese nari kumubwiza ukuri ko nkunda karashimye cyako Fizo amubwira ko ukunda keke aragaseka siko iyo muri kuganira nibwo nari ese ko muri guseka niba ikindi kubabwira gusekera ndi kugusekera ndi kugusekera ndi kugusekera mayibomba mvugana nazo mayibobo bundi wigize ibi nyamara hari igihe uzaza uri kutwinginga akundi kafabira kwakigiriye reka nze muri kintu tugiye kuzakorera sona kuko tuba turi mayibobo tugakorera iki ako sinzi amana imana naye mbone muno wajya ngo sinzi ibintu nyine kaba kari kwigira ubundi kafashe umuntu kwabiremereje mana nibura mu ngo yaragaye uburozi ntabwo mbizi mana buretse tugakorera akantu kakingara wabona ukuntu kwingara yumiwe se kubito gute se afise ko bakubona uba wirunguje wabaye icyo aho yari kwirunguza bifite ishingiro nzi ko na Fabiola n'ubu ari kumwe bifite ishingiro mbona mwe ntabwo mujya muhinduka reka tukurabure muhora muri ba bandi ntabwo mujya muhinduka guhinduka rero n'undi muntu ntabwo ahinduka n'undi nawe ko wavutse ni kimeze kuko n'ubundi wamugana ngo iki ingesi ipfanyira rero uko nawe yapfa ntabwo ingeso ariko ntabwo ari ingeso ingeso se yiki ibyo nari ko mugiye kuba tugusuhuje cyokoze twanagaza no kurenza andi magambo ni ibintu twaganira ntabwo ariko biragaragara ko nyine tutishimye wawe utishimye none se wari uzi ko Fabiola yari atwite